Turabashuje mwese abakurikirana Vlog 250 abari hanze y'igihugu abari mu gihugu kudukurikirana cyangwa se ko mwakoze subscribe mwagize neza kandi turabashimiye. Ubu tugiye kubategurira ikinyobwa kigizwe n'ibintu bigeze kuri bitatu, harimo karoti, harimo pomme, indimu, tangawizi, ni ibintu bine. Rero ikinyobwa cyiza tugiye gutangira tubategurira tubabwira cyangwa se tubereka ibyiza byo gukoresha iki kinyobwa. Aho dusangamo ko karoti kenshi ifasha kongera ubuzima bwiza ku maso yawe, kuba amaso yagira ubuzima bwiza. Ikindi kandi yongera ubudahangarwa, ikindi kandi ishobora kurinda kanseri, ikindi ikaba yabasha kuba yakontorora isukari yo mu maraso, ikindi kandi yongera ubwiza bw'uruhu rwawe cyangwa se kuba uruhu rwamera neza cyangwa se umutima wawe, ikindi kandi irinda umwijima wawe. Rero tugiye kureba kuri pomme. Pomme iyi ngiyi muzi urubuto rwa pomme. Pomme rero kenshi na kenshi ituma uruhu rwawe cyangwa se rubasha kuba rwakwakira amazi cyangwa se rwakurura amazi. Ikindi kandi ikafasha kurinda ya mirasire y'izuba iva ku zuba ijya ku isi. Ikindi kandi nuko iyo uriye pomme buriya bituma kenshi na kenshi irinda uruhu rwawe kuba rwagira amavuta menshi, kwa kundi usanga umuntu uruhu rwe ruyaga. Ikindi kandi nuko pomme igabanya kuba amaso yabasha kubyimba cyangwa se akaba yabyimba kuko usanga umuntu afite amaso abyimbye. Ikindi kandi tuzi kuri pomme nuko buriya iyo uriye pomme uruhu rwawe rubasha kuba flexible cyangwa se rukaba flexible, handi usanga uruhu rworoshye kuba rumuvinga. Tuvuze kuri jinja gato nuko kenshi jinja murabizi cyangwa se tangawizi irinda amabakiteri mu mubiri cyangwa se mu mubiri w'umuntu. Ikindi kandi nuko buriya abantu bakoresha tangawizi kenshi umusatsi wabo urakomera cyangwa se ukaba muremure. Cyane nk'abakobwa muri mukeneye kunywa mwanywa tangawizi nyinshi, kumwe mukenera umusatsi muremure kandi unakomeye. Gukoresha tangawizi rero bishobora kugufasha kuba umusatsi wawe waba mwiza kandi ukaba muremure. Rero tangawizi ni ikinyobwa cyiza nakubarikira kuba wakoresha. Rero tugiye kubikoresha mu buryo butandukanye nk'uko twagiye tubivuga. Mwabonye ko ari ibinyobwa byinshi, ari ibintu bine bitandukanye, buri kintu gifite akamaro kacyo. Rero ufata ibyo bintu bihuze noneho wumve ukuntu umubiri uzamera neza mu gihe uri gukoresha icyo kinyobwa. Rero ndagira ngo mukurikire buri kintu cyose kandi ikintu ku kindi. Rero tuvuze ko nko kuyironje murabizi cyangwa se orange kenshi ifasha wenda kuba yarinda hari ibintu by'ibyimba bikunda kuba kunoza ku myijima cyangwa se ku mpyiko usanga haza ibibyimba. Rero iyo ukoresha buriya ji cyangwa se indimu kenshi ntago ubasha kuba wahura na biriya bibyimba. Ikindi kandi nuko orange yongera umutima cyangwa se ubuzima bw'umutima, kuba umutima wawe umeze neza udahura n'ibibazo, kuba wawurinda indwara. Ibyo rero ni ibintu kenshi orange ifasha mu mubiri wacu. Rero nk'uko twabibabwiye tugiye kuvangitiranya ibintu, dushyire muri blender, turangiza turashyiramo amazi, dushyiramo ikirahuri kimwe cy'amazi, turangiza dufate blender yacu. Twabivanze, mwabibonye ko mwabibonye, urabisya neza ku buryo byose buri kantu kose karaba kagizweho n'imashini kagasya. Niturangiza rero tugiye gutangira tuyungurure ji yacu, ji nziza cyane cyangwa se ikinyobwa cyiza buri muntu wese yakora kandi kimworoheye. Ikinyobwa rero ushobora kugifata mu gitondo cyangwa se ukagifata ugiye kuryama. Umubiri wawe urumera neza nk'uko twabivuze kandi ukagira uruhu rwiza, ukagira imisatsi myiza, ukagira mu nda hameze neza cyangwa se icyo bita mu nda zero nk'uko mubizi cyane cyane ku bakobwa. Rero iki ni ikinyobwa cyiza kizagenda kikayungurura umubiri wawe, haba mu maraso, haba ku ruhu, haba mu kuba wakora digestion cyangwa se igogora. Iki ni ikinyobwa kizagufasha kubasha kugira ubuzima bwiza. Rero ndakomeza kukwibutsa utarakora subscribe, ukore like, comment na share kugira ngo n'abandi bamenye inkuru nziza twagiye tubategurira cyangwa se twabateguriye kuri iki kinyobwa. Rwose rero murabona ko ikinyobwa kimeze neza, buri muntu wese yakora iwe mu rugo kandi kitamuhenze, ubuzima bwe bukamera neza. Ikindi ko iki kinyobwa uko ugikoresha buriya kigufasha no kuba wagabanya ibiro. Murabizi ko buriya indimu ni ikintu gifasha kuba wagabanya ibiro, urumva. Ikindi kandi buriya indimu irinda kanseri, ikagufasha mu igogora kandi ituma no kuba wenda yabasha gukuramo ya sukari iri mu maraso. Buriya mu maraso harimo isukari kandi ya sukari sinziza ku buzima bwacu. Ariko iyo indimu ibasha kuba yakurura iriya sukari.
Ikindi kandi ni uko ituma indimu uruhu rwawe rucya, ukagira uruhu rukeye. Rero rwose iyi ji nugikoresha cyangwa se iki kinyobwa nugikoresha uzasa neza. Ndabashimiye mwese mwakurikiye iyi video, mwakoze kudukurikira.